ikinyejana cya 21 ikiragano gishya mu ikoranabuhanga rigezweho mu kazi kacu ka buri munsi, mu masomo yacu ndetse no mu mibereho yacu. Dukeneye ubuzima bworoshye kurusha ejo hashize. Niyo mpamvu dukeneye mudasobwa nziza za original n'ibikoresho byayo byose. Muri JP Technology Computer Limited niho honyine twaguriza mudasobwa inshyashya n'ubukaziye bya original. Ibikoresho byayo byose kuva kuri souris, clavier, hard disk, external, flash disk, ibikoresho bya networking, CCTV cameras ndetse n'amascreen meza cyane ya Full HD. Si ibyo gusa kandi tugufite abatekinisiye b'inzobere bagukorera ibikoresho byawe bikongera bikaba bishyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni JP Technology Computer Limited. Muri JP Technology Computer Limited niho honyine inzozi zawe ziba impamo, tukakujyana mu ikoranabuhanga rigezweho. Dutangiye episode ya kabiri kuri Love and Sword. Akanaga sobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Gira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura. Akanaga koresha ka B Studio kubufatanye na The Great Entertainment. Ibintu n'ubutamu ni kugasobanuye times.com. Gace gace bucece nanda y'umujinya. Akanako karaje kabakome nk'uko izindi zabakomye. Uru rugero rwo muri iyi simbi cyane ntabwo bankinga bindengera, ntacyo ntazacamo nce muri uyu mwijima. Ntumi izina ryanjye rishashagirana, sinzatuma bipfa ubusa. Gace gace bucece episode ni kabiri. Bidagure tude musobanuzi. Filmu yikeneye ku gihe uragana B Studio bayiguhera igihe. Ibi ntari ubutamu. Love and Sword episode ni kabiri. Sheni Changmei sleeping beside Yan Shao. Episode 2 wakati Dorinana wakatiye, ntumbaze impamvu yamukatiye, uziko karangiye wangu. Episode ya kabiri nukigenze, ntimucikwe na episode ya gatatu biragenda bite. Bibutsa ko nagakoresha ka B Studio ufatanye na The Great Entertainment. Ibintu n'ubutamu tubonane muri episode ya gatatu. Bibutsa ko kandi izi filime ni kugasobanuye times.com, mwazisanga gusa nta handi. Be The Great。人生只一场，到底乱人是滥情似。